Icyumweru kirashize Umurungi Sabin Nyirisimbi TV amakuru acicikana yuko yafashwe yagiye gusambanya umwana w'umukobwa ndetse aho yari yagiye bakamwirukankana akavunika amaguru. Hagiye hagaragaza amavideo menshi cyane yafashwe Umurungi Sabin ubwo yari ari kwirukanka. Ni video nyinshi zagaragaye. Ibi ngibi byari ukuri, ntago ari ya makuru yo ku mbuga nkoranyambaga abatizewe. Umunsi wa none Kenisi nyiri TV1 agira ngo abijemo agiye kuvugira Umurungi Sabin. Umuriro uhita waka neza neza. Mbere yuko dukomeza ikiganiro nizere ko wamaze gukanda kuri ako gapfunsi kabanza kuri like. Rero Kenisi ubwo yarari kuvugira uyu Umurungi Sabin Nyirisimbi TV, reka urebe comment ya mbere yakiriye. Yarari kubavugira, nyuma turagenda tubigarukaho muri kino kiganiro cyacu. Bahise bamusubiza ngo yaramaze kuvuga, kugira ngo ubisobanukirwe neza, yaramaze kuvuga ngo Nyirisimbi TV koko nimba yarafashwe yagiye gusambana nk'uko babivuga, ndakeka neza ko uwo bari kumwe yari yujuje imyaka, atari yahohoteye umwana. Akongera akavuga ati umugore wa Nyirisimbi TV yagaragaye avuga ati umugabo wanjye ibyo bamuvugaho byose nibyambuza kumukunda, ndacyamukunda kandi ndamukunda 100%, nibashake bakomeze bavuge. Kenisi akagira ati ese nimba umugore watagiye kurega, nimba nta kibazo kindi gihari, abo bari kuvuga ibiki? Atahubwo nge ndumva nasaba ubugenzacyaha bugakurikirana abantu bari kugomeza basebya Umurungi Sabin. Agira inama Umurungi Sabin ati ngendi wowe nagenda nkajya kurega abo bantu babikora, hanyuma bakaza kubihanirwe. Nyuma yabwo rero kakajwi nawe utuye muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni mu gihe yarari guteganya ko mu kanya saa 12 arashyira video hanze y'Umurungi Sabin. Ngira ngo muri kubibona kuri aya mashusho, yari yabipremiyarinze muri community ye, ugiyemo urabibona. Urabona yuko ngo iyi video afite muri telefoni ngo ni video y'Umurungi Sabin, nawe yateganyaga kuyishyira hanze. Mbere yuko rero iyo video isohoka ngo ijye hanze, reka tubanze dusome Kenisi ubwo yavugaga ayo magambo. Comment yahise yakira, comment ya mbere yaje ivuga iti bagore azana ku Isimbi TV bagasebya abagabo babo ko bo ubushinjacyaha butabarengera ngo bufata abo bagore bubafunge, nago baba bahohotewe. Niko bahise bagenda bamutera comment. Kenisi agize ngo ashatse kuvugira Umurungi Sabin, yakiriye comment zimutuka, comment z'ibitutsi, nuko izindi zitabashije kugaragara, ariko hano munsi hari indi comment nayo mbi y'ubugome basubiza Kenisi. Ibyo byose rero ni ibintu bimaze kino cyumweru bivuga, niyo saga y'icyumweru imaze igihe. Nanjye ndaje ngo nyivugeho, ndaje ngo tuyigarukeho. Nitwa Nsabimana Jean Bosco, nkuhaye ikaze. Iyi channel ni Kamatoki TV. Ngira ngo ushobora kuba warabyumviseho, ngira ngo aya makuru ashobora kuba yarakugezeho. Icyo nakubwira cyo, aya makuru uko bayatangaje yose ni ukuri, byarabaye. Ibyo byo mbihagazeho, byarabaye. Umurungi Sabin biriya nibyo byamubayeho, ndetse no kuvunika yaravunitse. Ariko kuri uyu munsi wa none tugiye kubigarukaho, tubirebeho, tubigenzure neza, nawe uvuge uko ubyumva. Uyu munsi hagaragaye umuntu uvuga ati ku mbuga za YouTube, avuga ati ngewe ninjye muntu wafotoye nkanafata amashusho Sabin ubwo bamwirukankanaga, ari amashusho yose ari gucicikana, ninjye muntu wayafashe, ninjye wayabonye, ninjye wayafotoye. Akimara kwigaragaza gutyo muri rirarashe, nibwo Kenisi yaje avuga ati uwo muntu wavuze yuko yafotoye iyo foto akanafata video afatwe ahanwe, kuko biriya ntago yari akwiriye kuba yajya kubivuga. Yari ari gufotora iki? Ati bigezaho umuntu w'umusitari bazajya bamubona bikaba byaba ngombwa ko bamwirukankana bakanamukubita, hakaza undi wafashe video yaje kuyicuruza, kuko abanyamakuru bacuruza amagambo. Ubwo urumva rero baba bari gukuza ihohoterwa. Ati rero Umurungi Sabin arege uwo muntu uri kuvuga ko yafotoye ndetse akanashyira amavideo hanze. Nibyo bintu akomeza kugira inama Umurungi Sabin Nyirisimbi TV wafashe yagiye gusambana.
ariko se ku munsi wa none hari ikintu dushaka kugarukaho. Bakavuga bati Kenisi aragira ati ese uwo mukobwa bari bari kumwe ntiyari yujuje imyaka? Uwo mukobwa bari bari kumwe ko atagiye kurega? Noneho nimba yari yujuje umwaka abantu bari kuvuga iki? Ariko natwe muri analize zacu si ukunenga Sabe cyangwa se kunenga Kenisi wabivuzeho, nimba Umurungi Sabe nawe yari azi ko nta cyaha arimo, ni iki cyatumye yirukanka? Icyo kintu nacyo nicyo kintu Kenisi yakabaye atekereza mbere yo kuvuga ngo agiriye inama Sabe yo kujya kurega abantu bari gushyira video hanze y'Umurungi Sabe ari kwirukanka kugeza aho avunitse amaguru. Numva ngo abantu baramwirukankanye, Kenisi yavuze ngo bashobora kuba barazanye ngo n'ibibando ngo bakamutera ubwoba bakamwirukankana, ariko buriya bavuga yuko umunyabyaha wese nyine arirukanka. Nimba yarazi ko ari mukuri ntago yari kwirukanka. Ahangaha najya kurega Umurungi Sabe we, kuba umuntu yarafashe video ndumva atari ikintu bajya kumurega ngo ndetse ngo kibe n'icyaha ngo kuko ngo yavuze ngo yafashe ngo izo video. Nibyo nanjye ngeze ahantu nkabona umuntu bari kwirukankana ntarasobanukirwa ibye, ntafata iyo video kuko hari igihe ashobora kuba yakoze ibyaha, iyo video ikazaba ariyo izafatisha uwo muntu. Tuvuge urugero, uyu muntu wafashe video, ese Umurungi Sabe yaza kuba yakoze icyaha, uyu muntu wafashe video, iyi video ntiyari kuba ifite agaciro kuko yari kuba ari imwe mu bimenyetso bigaragaza uwo munyabyaha. Rero kuba uwo muntu yarafashe video, ngiye ku giti cyanjye ndumva nta kosa yakoze, kuko kuba yarafashe video abonye umuntu uri kwirukanka nyuma akaza kumenya ibyo uwo muntu yarakoze, ndumva nta cyaha kiri muri ibyo ngibyo ku muntu wafashe video y'Umurungi Sabe ari kwirukanka. Ariko se Sabe nawe turamushaka naze hano, uretse kuba umugore we yaje kumuvugira wenda ngavuge ngo ndamukunda, ibyo n'ibyo urugo rwabo ntitwabyinjiramo, ariko se Sabe we yahagarara ku maguru ye yose akavuga neza ko nta cyaha yakoze, cyangwa se bino abantu bari kuvuga bari kumuhohotera? Nimba koko ibyo yakoze cyangwa se ubwo yajyaga gusambana n'uwo mukobwa byari biri mu kuri, bikaba byari ibintu byemewe, ni ukubera iki yirukanse? Yirukanswaga n'iki? Naze ashyira inkuru hanze asobanurira abantu kugira ngo barekeraho gushyira hanze izo nkuru, avuga ati njyewe icyari kinyirukanyije nta cyaha nari ndimo, ariko nirukanse kubera ibi ngibi. Ariko ubundi mbere y'ibindi byose iyo video yafashwe ubundi ari kwirukankana, Sabe uwo mukobwa yari yagiye kumusambanyiriza he? Bamusanze mu rugo rw'umuntu, abafite amakuru ubwo muratubwira muri comment. Bamusanze mu gasozi mu gisambu, ubundi iyo video nyiri kuyifata nimba ari kumva kino kiganiro Sabe we yaraturutse he? Umuntu wiyubashye ufite amafaranga, ufite YouTube channel ifite miliyoni z'abasubscribers, ni miliyoni imwe y'abasabu irenga, yarayobewe kujya ahantu muri hoteli hazima ku buryo batari bwamwirukankane. Iryo naryo ni ikosa nini, isomo cyane, ni byagombaga kuba ahubwo kugira ngo binamugaragariza umugore we. Nawe n'uwo mugore wenda nubwo atari kubivuga, ariko ndumva kuba yari afite umugore ufite isezerano bubatse bameze neza akajya kumuca inyuma, ni Imana yashatse kumushyira hanze. N'ibyo biganiro nk'uko abantu bakomeza kugenda bagaruka muri comment, ndumva Sabe nawe ibye byari bikwiriye kujya hanze. Uretse ko Kenisi yavuze ati abantu mukoresha imbuga nkoranyambaga, umuhanzi yakorwaho ikintu cyangwa se umusitari yakorwaho ikintu mukamuvuga, ejo ni mwebwe. Ngo arongera aravuga ngo abantu bari gushyira video hanze z'Umurungi Sabe ngo bari gukomanga ku muryango wa Mageragere. Ariko ntago mwasobanuye neza ngo abantu bari gushyira hanze video kuko ari video y'ukuri, icyaha bafite ni iki? Ese ushyira video hanze yafashwe gutyo ntago byemewe? Icyo nicyo kintu cya mbere umuntu agomba kubanza kumenya, kuko umuntu ashobora kuyifata kuyaprodinga kumva nta kibazo birimo, kuba yayishyira hanze koko kugira ngo abantu babone ko ayo makuru atari igihu, akaba yumva nta kibazo. Nimba ibyo ngibyo rero ari icyaha, uwo muntu akaba atabisobanukiwe, ndumva mbere na mbere yabanza agasobanukirwa. Ubwo bizaba ngombwa yuko, nigeze kumva umuvugizi wa RIB abivugwaho yuko ari amavideo aba adakwiriye kujya hanze, ariko mu mavideo yavuze ndumva iyi video itarimo.
sinzi nimba mwabyumvise neza, byaciye kuri televiziyo y'u Rwanda, ushobora kujyaho ukabireba ku rubuga rwabo rwa YouTube kuri channel yabo RTV Rwanda. Rero ngira ngo izi video nk'iyi ngiyi sinzi nimba nayo iri muri ibyo ngibyo, kuba uwo muntu yarayifashe akayishyira hanze y'Umurungi Sabin ari muri ibyo byaha bidahesheje Imana agaciro. Ndumva rero ntazi ukuntu bimeze, nimba uwo nguwo koko akwiriye kuryozwa iyo video nk'umuntu wayishyize hanze. Kandi ntago ari we gusa video zagiye zishyirwa hanze, umuntu wese nyine ukoresha imbuga za YouTube yakoze ikintu kibi kikamenyekana, biba bigomba kuvugwa bikajya hanze. Rero Umurungi Sabin sinzi ukuntu ari bwagenda akajya gutanga ikirego. Aravuga se ko bamubeshyeye? Aravuga se ko iyo video atariye kandi isura ye irimo ariye? Aravuga ko ikirego ari gutanga ari iki? Ahubwo njyewe icyo numva cyaregerwa wenda abantu bari kubikora bagahanwa, ni abantu bafata video bakayitubura bakavuga n'ibitarabayeho, bakagira ibyo biyongereraho mu makuru yabo mu rwego rwo kugira ngo babone views cyangwa se bakwedura ikiganiro abagikurikira kigire iminota myinshi. Abo ngabo bo ndumva koko bafatwa bakabihanirwa, kuko nimba umuntu yakoze ikosa runaka cyangwa se yavuzweho ibintu runaka, weho ugiye kubivuga ukaza nawe ukiyongereraho ibintu byawe bindi bidahuye n'inkuru ihari, cyangwa se ukaza ubeshya. Tuvuga urugero nk'abantu bajya bavuga ngo runaka yapfuye kandi ari muzima, ugasanga kuri YouTube ngo yapfuye, ugasanga bari kuvuga amakuru atabayeho. Abo ngabo bo rwose gufatwa bakabihanirwa ni ikintu gikwiye. Ikindi tunagira inama abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga za YouTube kuzikoresha neza mu buryo butabangamira umwe, mukamenya amategeko yazo. Amategeko yabo y'izi mbuga ntago ari yayandi agenga urubuga rwa YouTube cyangwa se amwe YouTube yashyizeho, ahubwo tukareba n'amategeko agenga umuco wacu twebwe mu Rwanda, ntituyatandukire. Guharabika mugenzi wawe iryo ryo ni itegeko ribi, ndetse icyo kintu na YouTube iracyanga, yanga abantu baharabika bagenzi babo. Ubwo rero nizere yuko buri muntu wese agiye kujya amenya video akora izarizo, tugasobanukirwa twese muri rusange. Ariko nanone Kakajwi nawe utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze yuko agiye gushyira hanze video y'Umurungi Sabin. Ahangaha nicyo kintu kigaragaza yuko abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga harimo ubutubuzi bwinshi cyane, ndetse banabeshya. Umuntu ari muri Amerika, icyaha cyangwa se wenda iyo video yafatiwe mu Rwanda, iyo saga yabereye mu Rwanda, ari muri Amerika ngo araje ngo ashyire video hanze ngo y'Umurungi Sabin, natwe tuze kureba video ari bwashyire hanze. Ukibaza ukuntu uwo muntu yateza indege akaza gufata iyo video, kandi yabivuze navuga ngo barayimuhaye, aravuga ngo arayifite, ngo niwe wayikoreye nyine, niwe wayibonye. Kakajwi urasobanura ute ukuntu wabonye video y'Umurungi Sabin, wayifashe gute? Yarangije urareba kuri iyi thumbnail ari guteguza abantu, yashyizeho abantu babiri bari gusomana. Ubwo ni mu rwego rwo kuvuga yuko ari Umurungi Sabin n'uwo mukobwa, kandi bino n'ibyabayeho n'urwego rwo kugira ngo akurure views. Ibi bintu rero niho hantu bigaragarira yuko imbuga nkoranyambaga nyine haba harimo n'ibihuha, mu rwego rwo kugira ngo abantu barebe ibiganiro by'ababikora, kuko imbuga nkoranyambaga ni zimwe mu zinjiriza abantu akayabo k'amafaranga menshi atubutse, kandi batashoye ibintu bya mirenge, ari amagambo gusa bari kwivugira. Nari Bosco Nsabimana rero, iyi channel yo ni Kamatoki TV nk'uko bisanzwe. Nizere ko mwamaze gukanda like kugira ngo iki kiganiro kigere kure. Nizere ko mwakanze subscribe nimba ari ubwa mbere tubanye. Iyi channel icaha amakuru n'ubusesenguzi bw'ibintu byose biba hano hose, cyangwa se saga zo hanze y'igihugu. Ngira ngo tumaze iminsi dukora ubusesenguzi kuri filime Inzira y'Umusaraba, kubayikunda, ndetse twanafashe bamwe mu banyempano bashaka gukina filime. Niko kazi rero kabera kuri iyi channel Kamatoki TV Entertainment. Nizere ko weekend muyitangiye neza, mwishimye cyane. Abafana banje mwese aho muherereye ndabasuhuje, mugubwe neza. Nizere ko ibintu ari uburyohe. Bye bye rero, narinde kubagezaho ikiganiro cy'ubusesenguzi nanjye bwimbitse nakoze ku bwanjye. Mwese mutange comment
uburyo mubyumva, mugende mubiganiraho namwe twese duhane ibitekerezo, biraba ari ibintu byiza cyane. Bye bye, ciao ciao, mukomeze kugubwa neza kandi mugire ibihe byiza. Bibaye byiza iyi video wayisharinga inshuti zawe zikayibona, byaba ari ibintu byiza. Bye bye, ciao ciao.